ariko rero muganga dogiteri hari ibintu wenda njya mbona ku bantu bamwe bakavuga bati ni urugero ndi umukobwa sibyo umukobwa ni mwiza afite amafaranga afite n'akazi keza mbese urabona ibintu byose abyujuje kandi nawe kanakubwira ati nanjye mfite urukundo ariko akavuga ngo yabuze umugabo biriya bintu byo nta burwayi bubirimo. Yes, reka twongere tubahe ikaze mwahageze kwa muganga Clement. Turi kumwe rero na Dr Clement, ntatinze reka mbanze muhe umwanya abasuhuze yongera nabibutse ubundi dukomeze tuganira kuko hari ibyo azaniye abantu mu mukurikira cyangwa se abakunzi be muri aka kanya. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Tumaze igihe tudaherukanye kubera imirimo myinshi ku bijyanye n'ibyo mutuziho byo gufasha abantu ku burwayi. Ariko uyu munsi turongeye turagarutse yadusubukura twari twasubikiye. Mbanje kubasuhuza abanyumva cyangwa se abatwumva mu biganiro byacu. Imana ikomeze ibarinde. Yego. Kandi bahe umugisha. None rero mukozi w'Imana turakwakiriye ariko byanze bikunze hari ibintu wateguriye abakunzi bawe cyangwa se abagukurikira cyane cyane ku bijyanye n'ubuzima. Ese murabona birimo kugenda neza ku by'ubuzima? Biragenda neza cyane ndashima Imana. Ku buvuzi dukora kiradufasha abarwayi bikagenda neza. Kugira ngo ubushize twaganiriye ku buryo abantu bafatwa n'indwara runaka. Iki cyiciro tugezemo n'ikizaza tugiye kwinjira mu bigendanye no kuvura abantu n'ibigomba kubavura. Waba ari kure waba ari hafi azajya ashaka ibyamufasha ku byo tuzadutangaza muri kiganiro cyacu muri biganiro byacu biri imbere. Ariko reka nkwereke ubundi tujya dukora ibiganiro bisanzwe wenda umuntu akabanza akaduhereza detail ibintu byinshi birambuye ariko ntekereza ko abantu baje hano kuri muganga Clement hari umuntu ushobora kuba afite n'ikibazo akaba ati ngiye ntago ndaza kwirwa ntegereza no kurangiza ikiganiro ahubwo niba banze bampe nimero banze utange nimero umuntu ashobora kukubona ubundi tubone kuganira. Nimero yacu dukoresha kuri WhatsApp cyangwa kubaduhamagara ni 0782 23 12 Yego. Kanyisubiremo 0782 23 12 kugira ngo birumvikane. Yego. Byumvikanye neza cyane ariko ndagira ngo wenda mbere yuko tunaganira cyangwa se mbere yuko tugezaho icyo waduteguriye uyu munsi hari ukuntu maze iminsi nkajya kumva umuntu ari kuvuga ngo narwaye umutwe w'uruhande rumwe mu kanya ati narwaye wenda ngo sinezite zidakira mu kandi kanya ukumva ngo wenda umuntu kuba igifa arwaye ngo kugira ngo gikire ngo nuko yanywa amata. Ndagira ngo mubanze mutubwire kuri izo ndwara aho gatoya ubundi no muze mutugezaho icyo mwateguriye. Cyane murakoze mu buryo bwihuse. Iyo urwaye umutwe udakira nkuko bisobanuye ngo uruhande rumwe iyo mitwe nkunda kubivuga ko kenshi witwa kaberetwa. Nkunda kubivugaho cyane uruhande rumwe yaba ibumoso yaba iburyo yaba imbere cyangwa inyuma bose ni uruhande rumwe. Uwo mutwe rero yo ugiye kwa muganga bakakuvura ukanga gukira uraza ukegera muganga Clement akagufasha uwo mutwe urakira. None se mwebwe muravura ugakira? Urakira 100%. Nyamara hari umuntu waba aradukurikiye ndafite icyo kibazo nimero bazitanze mwamuhamagara mukagera kwa muganga Clement akabavura. None ku bantu tujye tubona cyane cyane nk'igitsina gore nibyo nkunda kujya kubona nkabona umuntu arimo arataka igifu cyangwa se kwa kundi nyine kibafata ukabona bimeze nabi. Hari n'abagira burage bakavuga ngo nabashaka umugabo bizakira. Ese ira ndwara yo muyibona gute cyangwa muyivuga iki? Urakoze cyane. Indwara y'igifu ni attention. Abantu barakinisha igifu kandi igifu ni nka moteri y'umubiri. Kuko ibyo turya byose ibyo tunywa byose bica mu gifu. Bica muri kara gafuka. Ntagafuka. Ntagafuka. Reka mbivuge gutya kuko tunagamo ibintu byinshi cyane. Ugasanga umaze harabo njya nsanga kuva yavuka afite imyaka 25 cyangwa 30 ntajyanywa amazi y'umugezi. Mu by'ukuri naguha urugero urure ku isahani umara kuyiriraho ukagenda ukayibika. Neje ukongera ukayiriraho ukayibika. Ese ubwo iyo sahani yamara umwaka imeze gute? None se kubaho utanywa amazi bivuze ko waba umeze nk'uri mu kurira ku isahani wangize ukayibika utayogeje? Vuga ngo mu gifu habamo ikintu bita umwanda. Niba biryo wabiriye cyangwa se wanyweye nka ji cyangwa n'ibindi runaka
hari imyanda isigara mu gifu. cyore uba ugomba kunywa amazi igifu kikoga ampaye ukagikorera isuku. ubwo rero igihe wakirwaye ni wowe witeye indwara. none se njye hari ikintu ndimo kwibaza, ubwo umuntu se anyweye wenda ji nayo se si ibisukika, ubwo nishobora kugenda ikamikoreramo isuku? urakoze cyane. ngira ngo yaba n'imodoka bagiye kuyoza bagisha amazi meza, yaba na moto bagisha amazi meza. none inyama yo mu mubiri wawe rero, igifu cyaza n'undi nyama iyo ari yo yose, sinzi impamvu utayogesha amazi, ukayogesha ji, ukayogesha igikoma cyangwa ukayogesha icyayi. icyo cyayi gifite irangi rifata kuri cya gifu. cya gikoma gifite ibintu bimeze nk'ibintu bifata kuri cya gifu. amazi ni ingenzi ku buzima bwa buri umwe wese. byamaye nk'abantu benshi rero twumva twayanywa ari uko twarohamye. hari umuntu uvuga ati ngiye mu gihe ntarohamye ibintu by'amazi rwose wapicyore. none amazi ni ingenzi cyane. amazi ni ingenzi ku buzima bw'umuntu, ahubwo bibaye byiza buri gitondo amazi y'akazuyaze rwose byagufasha ugasukura igifu cyawe, ugasukura n'amara, ubundi ukumva umeze neza. kizakubwira ko ayo mazi ari umuti, wowe usanzwe utabikora uzajya ubikora mu minota 30 cyangwa isaha. uzajya ukenera kujya mu bwiherero kugira ngo ya myanda yari iri mu gifu no mu mara isohoke ijye mu bwiherero, ijye muri toilette cyangwa se muri wese. siko bya bintu yewe. none se ubundi wenda ingano y'amazi umuntu akwiye kunywa ku munsi nangana iki? ingano y'amazi biterwa n'ibiro ufite. ariko ibiro byose waba ufite ari amazi ya mu gitondo agenewe buri wese. nyine ku buryo umuntu anyweye agace ka litiro kaba gahagije ku munsi. agace ka litiro y'amazi ako ngako kanywa mu gitondo y'akazuyaze ukibyuka. ayo ni amazi buri wese aba agomba kunywa uko byagenda kose, waba urwaye, waba uri muzima, waba uri munini, waba uri mutoya. agace ka litiro amazi y'akazuyaze byaba byiza ugakamuramo indimu. waba utinye wenda ubwo busharire n'iki ushyiramo n'ubuki ntacyo bitwaye, ubuki bukeya, ikiko kimwe kiba gihagije. ubwo kaba gahagije ku munsi wose nkahita nirwameze mu gitondo. amaye nka data. none se mu gitondo bitewe n'ibiro byawe. ubundi umuntu udafite ibiro guhera ku biro 60 byibuze aba agomba kunywa ubwo 60 kugarura hasi. byibuze aba agomba kunywa litiro 2 ku munsi. ibiro 60 n'ibiro 45. 45 kugarura hasi byibuze litiro n'igice y'amazi. amaye nka da. ubwo yubaze ayo mazi litiro n'igice, ubwo yandi ya mu gitondo nayobariramo, ubwo wakujya kunywa indi litiro isaga ya litiro ya cya gice. ibiro 90 kugeza ku 100 byibuze ugomba kunywa litiro 3. aba bantu badukurikiye, mwa bantu mwe mwari mudukurikiye, ibi bintu murabizi, aya mazi mujya muyanywa? ubwo byumvikane ko nubwo nanywa litiro imwe byaba bigaragara ko nanyweye makeya cyane. wacumuye uri kwakira umubiri wawe. Dogita, reka ndeke kukubaza ibibazo byinshi, ahubwo wenda ugeze ku bantu icyo wabateguriye muri aka kanya, kuko numva ufite utubazo twinshi. cyangwa se ureke wenda nkubaze utubazo twose mfite, wenda ubutaha uzagaruka ukora ikindi kiganiro none bageze icyo wateguriye. nta kibazo, urabyemerera kuko ndumva nanjye wanteguriye, ahubwo kugira ngo abanyarwanda n'abatuye mu mahanga bumve akamaro k'ibyo uri kumbaza byose, kuko bifite agaciro ku mibiri yacu. kuko njye ibintu by'amazi hari ukuntu umuntu avuga ati wenda amazi ngomba kuyanywa ari uko numva nagize inyota. none se kuko no mu gihe cy'igitumbiko umuntu nta zuba ryavuye, nta rugendo nakoze rugoranye, kuko ni ngombwa ngo nywe amazi arenga litiro ku munsi? urakoze cyane. nanjye ubwo numvaza ndakubaza umunyarwanda ngo uramubaza aho yagoshuje akakubaza. ngira ngo uzi ibinyabiziga bya moto, ikinyabiziga imodoka. urambaje ngo mu mvura ngo cyangwa se ku zuba. ese iyo modoka cyangwa moto imodoka ku gihe icyo ari cyo cyose ntabwo ijyamo amazi? uyimye amazi byagenda gute? unsubize. nyine irashyuha wenda ngo ishobora no gushya, niko njya numva. none se wowe urumva ko kuzanywa amazi ariko amazi yakamye mu mubiri wahiye utangiye gucumba? hari ikibazo wari wambajije kijyanye n'umutwe. hari umutwe utagendanye n'uburwayi, ahubwo ugendanye n'uko wowe waba wiyahuye. ndabyita kwiyahura, kuko iyo utanywa amazi ukagira aho urwara umutwe, wagera kwa muganga akagutegeka kunywa amazi. ni ukuvuga ngo wowe rero wa mutwe ukugejeje ahantu habi cyane uba wiyahuye. ndetse ubwo ko numva abantu benshi baba barimo kwiyahura, nimba ari uko bimeze. nicyo nshaka gusobanura. urumva natanze urugero rw'amazi umuntu agomba kunywa ibipimo byayo. noneho rero kugira ngo uzagere aho urwara umutwe kubera amazi yabuze mu mubiri, ni ukuvuga ngo umubiri ukoresha amazi tuba twanyweye. iyo umaze ibyumweru bibiri utanywa amazi, ubwonko bwabwo mu mutwe ubundi hari amazi agenda agasigara mu mutwe.
wa mutwe rero ushaka uburyo ki ukoresha ya mazi yakoze reserve. Ayo mazi yashizemo rero niho hamwe utangira kubona bamwe babaye nk'abasazi. Yewe ndumva ari hatari, ariko ngiye ari nakandi kabazo mfite kamatsiko, sinzi wenda ni muramfasha mugasubize. Hari ukuntu umuntu aryama n'urugero, wenda ukaza kubyuka akaguru umva kari kukurya, nkumva ngo umuntu ngo yakaroteyemo. Ibyo bintu biterwa n'iki? Ubwo nta kurotera mu kaguru cyangwa kurotera mu kaboko cyangwa kurotera runaka, nta gisubizo naguha gihagije. Ariko hari igihe ibyo biba hari impamvu runaka yabaye nko mu muryango w'umuntu. Ibyo nabyo bibaho ngira ngo kuva na kera Imana yagiye ikoresha ubuhanga bwayo, ibintu bikaza mu muntu kandi ikaba igisubizo cy'ibyabaye. Ashobora kubyuka kumva yafurika akaguru, mukabyita kurota, ahubwo wenda hari icyo Imana iri kumubuza, ari aho Imana iri kumubuza kujya. Kuko uramutse ubyutse ukumva akaguru kari gukora, ufite urugendo ntabwo ukigiyeyo. Hari igihe aba ari umuburo w'Uwiteka, reka tubyite gutyo. Yego. Bo rero wenda njye ndumva ibibazo byanjye ni bikeya, reka tunaharire wenda n'abadukurikiye, kuko hari umuntu ushobora kuba afite n'ikindi kibazo yifuza kubaza, nawe ashobora guhita kibaza aho hasi muri comment. Ariko rero muganga dogiteri, hari ibintu wenda njya mbona ku bantu bamwe bakavuga bati ni urugero, ndi umukobwa, sibyo? Umukobwa ni mwiza, afite amafaranga, afite n'akazi keza, mbese urabona ibintu byose abyujuje, kandi nawe akanakubwira ati nanjye mfite urukundo, ariko akavuga ngo yabuze umugabo. Biriya bintu byo nta burwayi bubirimo? Icyo ndumva twari kubitegura ikiganiro cyabyo mu gihe kizaza. Urumva twaganiriye ku cyerekeranye n'umutwe, cyerekeranye n'amazi, cyerekeranye n'igifu, kugira ngo aho ngaho twavuze buryo ki ibi byose bigenda hazamo izo ndwara. Cyerekeranye rero n'umukobwa mwiza cyangwa umuhungu mwiza ufite amafaranga, ufite famiye ikize, reka tubikore mu kiganiro gitaha. Urumva ntacyo bitwaye, kuko abantu mutera agatebe, hari abantu wenda babibonaga bakagira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko buriya dogita avuze amagambo make ariko arimo ibintu byinshi. Iki kiganiro muzagikurikire, umuntu wifuza kuzagikurikira rero neza, nakubwira ngo ntugende udakoze subscribe, kora subscribe, ukande like, ukore share, ndetse unaduhe n'ikindi gitekerezo, kuko twe dukunda guhugurwa, kandi nanone birashoboka ko nawe waba ufite uburwayi runaka wenda bukugoye, cyangwa se ukaba uzi umurwayi runaka wifuza ko twageraho tukamuganiriza wenda, cyangwa se akabona n'ubwo bufasha bw'ubuvuzi, watwandikira hasi muri comment. Siko bimeze dogita? Niko bimeze. Ahubwo kubijyanye n'ibyo wari wambaje mbere, amazi, kurwara igifu, kurwara umutwe, reka tugerageze dukoreshe ayo mazi mu buryo bukwiye. Yaba nawe ubyimba amaguru, ufite imitsi igenda igaragara ku mubiri wawe ukabona ni imitsi koko, nagerageza akoresha ayo mazi mu buryo bukwiye. Nibinanirana, nomero mwazihawe, muzangane nzabafasha. Ariko nanone hari umuntu ushobora kubwira wenda ibintu by'amazi, akavuga ati ngewe nkurikije aho noye cyangwa se nuko meze kubona ayo mazi mumbwira, ubundi amazi umuntu akwiye gukoresha n'ayahe? Kuko hari ukuntu tujya twumva ngo ushobora kunywa amazi nayo akagutera uburwayi. Ndagira ngo musobanurire abantu amazi bakwiye kunywa, kuko hari umuntu ushobora kubaza nzajya mbona njya kugura jibu koko, ese nzajya mbona kariya gacupa ka turubasa buri munsi? Ndagira ngo musobanurire abantu amazi bakwiye kunywa ayo ariyo. Urakoze cyane. Amazi meza ni amazi asukuye. Amazi asukuye wavumye kuri robine, urayateka, niba watetse litiro 10 byibuze hakameho litiro 2, ayo mazi nibwo abahiye. Ntago guteka amazi ari gutereka ku ziko cyangwa se ku mashyiga, nubona hajemo ubushye ngo amazi ngo bayatetse. Urayateka mikorobe zigashya, ayo niyo mazi asukuye. Gusa n'Imana igira neza, yaduhaye abatunganya amazi, hariho za jibu, hariho za nili, hariho n'andi agiye atandukanye. Udafite ubwo bushobozi ajya ateka amazi, udafite izo nkwi zo guteka amazi ashyiramo gikukuri, nayo yangiza iyo myanda yose, nayo mavirus agashya agapfa. Ndumva dukoresheje amazi rwose, amazi ni isoko y'ubuzima buzima, tukagira amagara mazima. Yego. Bo rero njye ndumva namaze gusobanukirwa. Urakoze cyane. Nasobanukiye, reka duharire abasomyi nabo bagendeye ku bibazo twabajije cyane na byinshi twibazaga, nabo bandike hasi muri comment bagire ibyo batubaza. Murakoze. Uzagira ikibazo yahamagara tukamusubiza. Mwongere mubibutse ya nimero, kuko hari umuntu ushaka kugera hano wenda atari yayibonye. Ya nimero ni 0782 23 12 87. Nyisubiremo
0782 23 12 87. Ubundi se mutuye ahagana he? Kuko hari igihe n'umuntu yaba aturanye namwe wenda akaba atuye na hafi y'aho mukorera, atari ngombwa ko wenda yirwa abaza, mukaba mwamubwira ati dukorera aha, wenda izina ryacu ryitwa gutya, mushobora kuhagera, nabyo birashoboka. Urakoze, ni Twavugimana Clement. Kuri WhatsApp, kuri YouTube ni Muganga Clement. Dutuye Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana, mu gace bita Intunga, ariko sa gace n'akagari ka Ntunga, umurenge wa Mwurire, umudugudu wa Kimbazi. Yego. Ngira ngo ahantu haragendeka, hari isoko rya Ntunga riremwa cyane n'abanyakigali benshi cyane, n'abandi bagiye batandukanye, n'ahantu hazwi cyane. Yego. Ni karibu iwacu. Ntekereza ko mubyumvise neza, uyu muntu ari mu Rwanda, kuko hari umuntu ushobora kuba atari kwenda wasanga barimo gukora ikiganiro bari hanze. Hano turi ni kuri Great Hotel, ni mu mujyi, ni mu Kiyovu. Ushobora rero kuba wenda wibwiraga ati ibyo bintu bikorerwa kure cyane, n'itike yo kugerayo biragoye, kandi wenda utuye aho ngaho Rwamagana, utuye hafi y'uyu muntu, rero bagusobanuza kuri nimero bakahagera. Ariko ndifuza ko twasoza dusenga Imana, ubundi tuzagaruka ubutaha tubagezaho ibindi byinshi uzaba bateguriye. Kadusenga Imana. Data mwiza, Imana idukunda, Imana y'urukundo, Imana y'imbabazi, tugushimiye uko waturemye ukadushyira muri iyi si, umaze kuturema ubona ibizazana n'ingorane bizatuba kubw'uburwayi, maze umeza ibyo kudufasha kuri ubu butaka. Niyo mpamvu Data tugushima kuko uri Imana igira neza, kuko uri Imana itegura, uri Imana umuremyi Data wa twese, ushimirwa urakarama. No kuri Data mwiza, nyemerera ugenderera buri murwayi wese, umugirire neza kandi umwungane kuri Imana igira neza, kandi umuyobora inzira yamufasha kandi yamukiza, kuko uri Imana ikiza kandi ukaba Imana itabara. Usabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka, ntekereza ko hano ni isoko y'ubuzima, ni ahantu tugera tugasobanukirwa byinshi abantu mutajyagaho munywa amazi. Nizere ko mwafashe umwanzuro muzima, kandi nimubona ino channel ikugiriye umumaro, nawe kora subscribe, urebe n'inshuti zawe babandi wifuriza ibyiza, ubasangize byinshi bitambuka hano kuri channel ya Muganga Clement. Murakoze, turabakunda, tubifuriza ibyiza.